urayagarura ndagarura boss harya nayo imaze kugwanga 300. 300 yabaye 500 amafaranga uzaba reka mubwire boss amafaranga nari yose ndayazana nabizi ni miliyoni harya 5 aho wambwiye ngo umusabye Ye nasanze abari abana asa nk'umuntu washutisha amafaranga cyangwa se n'umuntu ushaka kubuza nibyo nagutumye wowe ntabwo nzongera nibyo nagutumye babara ubundi wowe uzashaka umuntu ntabwo ushaka kuzongera ndi kubabara uzibeshye Boss, ntabwo nzongera. rero nzakujyana muri ruhurura ntabwo nzongera boss urumva mpita nkurangiza ntabwo nzabyongera Hello. Boss, uraho neza? Yego, mumeze mutera? Yego boss, ndi kukumva, umeze ute? Nari nguhamagaye rero kugira ngo ngusabe imbabazi kubw'amakosa nakoze. Rwose na kaereri kari kabayeho gatoya ariko nari nacitswe rwose ntabwo bizasura ntabwo bizongera nukumva bara rwose nsabye imbabazi rwose ibikorwa byanjye nibyo bizakwereka ko nisubiyeho. Okay boss, ndagerageza gukora neza kabisa mu buryo bwawe kandi nta kosa rimwe nzongera gukora, ntabwo nzongera guhubuka. Oya na boss, nta kunyirukana wapi kabisa. narabibonye ntabwo nshaka kubura akazi ngo mbure n'ubuzima bwanjye. Sasa murakoze. Yes. Boss. Charlotte bite Ako dadi, hari ikintu nashaka kukubaza. Uyu muryango ko tutajya tuwukingura habaye. oya umuryango wihorere nimukajya mu wihorere sibyo Sasa rero ngira ngo urabizi ko udahemberwa ubusa. Amafaranga ngo ntago arayibona. Ndabizi. Urabizi ko boss w'abakobwa yabatwaye. Niyo mpamvu ugiye guca uzana umukobwa umwe nanjye nca nzana umukobwa umwe. Amafaranga ujya ntago arayibona please twumvikane. Sitabiteze. Bose ari maze. Arahari. Naho bahano. Se wamubwira ko namushakaga. Mubwire ko ari inzu. Mubwire ko ari inzu. Tunabwira ko ari mu gishari. Tubigenderemo neza amafaranga ntago arayibona. Birumvikana? Ndabizi none se ubwo nyine waba urumva naryo ntakora. Kandi wowe nimba ushaka umukobwa mwana saba ko gushaka yes tutabuze Kigali n'abakobwa ngiye kuba kuhigira. Kandi kuri inshuro nta makosa no make nshaka gukora. Nta kosa na rimwe nshaka kuryongera kuba. Kandi umuntu uzana ubanza umwigiye umenye uko yameze kose. Umenya akora iki, atuye hehe, yabaye ahate, ibiki n'ibiki byose. Komana umuntu ni mugari bro. Ariko wenda azakora ibishoboka ngerageze urumva ariko ndagerageza kabisa zazima umwana aje kwiga tubona. Sawa. Kuko boss reba byongeye. Reka dutangire akazi. Sibyo? Yes.
Hey, ngo bimeze gute se? Bigeze boss. Harashize igihe nyine tutabonana. Ndavuga ati kanze nkurebe. Akazi ni kanuma karagenda gahoro gahoro. Ejo bundi nagiye kureba umuhungu ngezeyo. Nsanga nyine mbona abandi bakobwa bashyashya n'abandi twasize. Ubwo ndangije sinabona umuhungu nyine kubera ko ushize twari twamusanganye. Ndavuga ati kanze nkubaze ukuntu bimeze. Ahubwo ntunguwe no kubona ari hano imbere ku gipangu bimeze bite. Sasa rero ahangaha niho nababwiye dukorera. Murabona hari amayobera hateye? Nta mayobera ahari. Amayobera hateye hano hantu ni heza cyane. Aha ni heza rwose kuhakorera. Ubwo rero akazi ko mu minsi mike muzamwana kabonye rwose. Ntimugire ikibazo akazi mu minsi mike. Keza cyane kararenza akazi kose muzi. Natwe nibyo dushaka. Uwa muzamu se? Simeruka arakwana bana umuhungu mbere se. Uriya urumva namuhaga amafaranga, urumva tugaburana mu mafaranga ngeze umuzana hano kugira ngo ajye akora bisanzwe. Ariko hari akazi ndimo kumupangira nzakubwira. Nubwo ari umuzamu ariko hari akazi ndashaka kuzamupanga. Muri iyi minsi arimo kudufasha. Nzakubwira. Okay, sawa nta kibazo. Hanyuma wajya ku biro. Internet yanjye hano nta network ugende ujye ku biro undebe ko uza message b'abantu bacu bo hakurya bazigize bazaje sibyo ugende ujye ku biro amafaranga se nta ntoki afite Amafaranga hari nta kibazo. Okay sawa Ni ukuvuga ngo hari boss nkorera. Boss wanjye rero ntago aba ari hano, aba ari mu kazi. Ariko kubera ko aba ari mu kazi aziranye n'abazungu bahanze muri Amerika no muri Canada no mu Busuwisi hose mu bihugu byanze bikomeye. Ni ukuvuga ngo dufata abakobwa tukabajyanayo gukora akazi. Ko numva ari keza ka kazi we. Kazi karenze no kuvuga ngo Natwe mukabanza tujyana hanze. cyane. Bigashoboka ngurira indege. Indege uzayure ejo bundi. Muravugisha ukuri. Ntago mbeshye. Reka mubwire rero wa mugabo ibintu bubwira bari ukuri. Uramenye ni ibintu byiza cyane birenze. ko numva ndenze. Nta muntu wabona abakora ibintu byiza. Ye baba we. Umva reka mbabwire. Ubu nanjye ngiye kuri indege. Neza cyane. Indege urayurira bidatinze. Ngiye kuba mu Bwongereza. Yes, ibyangombwa gusa. Ngiye mvugana n'abazungu. Umva umwe wa mugabo. Mamagare mu rugo babwiye ati nanjye ubu ngubu ndi haza muri Amerika. Cyane. Ndakubwiye ati Yesu mwana we. Umva ubu rero ubu ujye ushaka amavarisi aho byihari. Ubu nanjye ngura imodoka njye nyigendamo. Cyane rwose. Shaka we. Dore kuvuga ngo ibyangombwa byanyu byose birateguye. Byarabonetse. Igihe cyo kugera n'ikigera muzaduhamagara. Baba we ariko Imana sekera bayo kako. Ubu ngubu urumva ko nanjye mbaremeye ariko. Nta muntu narenza aho. Nta muntu nabwira. Rero kubera ko mbaremeye nyine nanjye ni mungaragarize nyine yuko mbaremeye byanyabyo koko. Oya byihora rwose reka mubwire. Ujye gusa reka mubwire. Ye baba we. Data we. Ko nawe ntuzatubeshye. Ntabwo nababeshye. Ngumere nk'amabateka mutwe wanjye. Barabazaho bakamuterekaho. Barahari. Nahangaha. Abagabo bareze je ntandukanye nabo. Bakaza bakagutekaho umutwe ngibiki n'ibiki bakakwemera n'ibyamiri bakanakubwira ngo kiriya kibuga cy'Ikanombe ngo kizaba icyawe. Uramenye rero utazaba nk'abo wa mugabo avugisha ukuri. Bambagora kuri mbone ko boss yanyongeza agashahara bro. Umvase. Yo. Shani naje nari netabye boss anga yara mu gatoya. Birumvikana. Harakana ntiho ni nara ku office. Cyo kumukorera. Umvase man. Yo. Arisekera cyane muri ako boss. Ikihe se rizetse. Haramubonye umwana nyine uruje kunyakira bwa mbere. Kiriya cyane cya boss. Namwana boss cyane. Ntabwo mbizi neza niho nese uri kubimbariza icyo bundi bro. Mwana ndashaka pasi yake. Oh yes. Pasi manamba na. Urayafite se? Ndagura kana. Ndayigo yakubanza gushira imbere man. Aza gushira imbere. Mwana kugura soda gusa. Sibyo se. Nibica muzakora umutari. Ndakugura kane na rero. Andika 078. 070
Thank you.